uzageza kunyishyuza na papa wawe aze kunyishyuza urumva ibintu bizakora. Oya papa ntuzongere kuyamuha ni njye nshaka uzajya uyaha. None ko rero twagiranye amasezerano. Oya nabihinduye ntabwo papa agomba gufatana amafaranga kuko iyo yafashe ntabwo ayamusinze ahandi. ariko basi gerageza uyashora mu kabari basi ndabizi ko utabura iterambere ayo nywera buri cyumweru ndabizi ntari hejuru y'ibihumbi 100 cyangwa se maze icyumweru kirenga umukunzi wanjye naramubaza tutavugana kuri telefone ndamuhamagara ngasanga fone ye niriho ne na kare Ubundi ibyo bintu byose uri kumbwira bishatse kuvuga iki? ahubwo se ko watashye nimugoroba urabizi inzira yakuzanye uri kuyibuka Bitashye meze ite? uriya man sinzi gusa sinzi niba ujya ubona ibintu bibera muri uru rugo reba njye na mama wenda icyo akora ni ukujya kurangura ariko nkajya kumufasha gucuruza ku muhanda wowe ni ukubyuka saa 10 wafashe iy'ikirere n'inzira ntumbaze niyo byo biba byanaturutse iy'akabari ugahera iyo None se ubundi ikibazo kiri ni uko mbona nanyweye cyangwa nuko nanase? Nari ngutumyeho rero kugira ngo aya mafaranga uzongere kuyaha papa ni njye uzajya uyaha. Kubera iki? Ntabwo nshaka ko uzajya uyaha papa ni njye uzajya uyaha. Ni wowe nyir'ibyo cyangwa ni papa wawe nyiramuno? Oya kuko uyamuhaye ntabwo njya ayama kandi ndabakemanga ukuntu. Ntabwo nshaka yuko uzajya umuha amafaranga. Uzageza kunyishyuza na papa wawe aze kunyishyuza urumva ibintu bizakora. Oya papa ntuzongere kuyamuha ni njye nshaka uzajya uyaha. None ko rero twagiranye amasezerano. Oya nabihinduye ntabwo papa agomba gufatana amafaranga kuko iyo yafashe ntabwo ayamusinze ahandi. Ubwo rero uzazana na papa wawe aguha uburenganzira bwo kuzajya gutwara amafaranga kuko nshaka kuyaguha nawe ejo akaza kunyishyuza. Oya kandi twabiganiriyeho. Mwabiganiye ariko nawe nta kintu arambwira. Oya ni njye kuko wowe nawe mba mbona ntazi mbakemanga mbona ntazi. Udukemanga ibiki se kandi? Aha mba mbona nazi gusa buriya ko kurayamuha cyane. Natekereza ko ntayo tumuha. Ntayo mumuha. Ntabwo kwezi na kumwe. Ntabwo ajya yanyereka ntabwo mbishaka rero nijye uzajya. Ariko uramubeshyera. Wowe ntabwo mubeshyera. Nese ko nta kwezi na kumwe tumurimo. Oya ntabwo mubeshyera. Ahubwo uzamubaza hambwe ngo wamuhaye igice ngo sindamenye uvugisha ukuri arenda. Nta mafaranga na make yatumurimo pe. Amafaranga yarambwiye ngo afite igice ngo wayamuhaye kuri phone ndamubwira nyereka message arambwira ngo ni igice wamuhaye. Nese yarayikweretse? Yambwiye ko ari igice wamuhaye nta kindi ubwo ninjye uzajya uyaha rero nicyo nashaka kukubwira. Icyari kuba cyiza nuko ari kumusaba message ukareba nimba ari igice namuhaye. Ni igice kuko niko yambwiye kandi papa ntabwo yambeshye. Urumva guhora mu nzoga ariko gaciro kawe uzasaruramo byari byo terambere ryawe guhora mu kabari mbese igihe isaha ziri bugufatire wumva warihonyoje warihaye bene wabo fata inzira utahe. Nahise njye ntabwo numva ikibazo kiba kiri amafaranga nywera ntabwo nza kuyabaha kubona nasinzi se hari ubwo ni ntabwo wamugura kuri phone base ngo uzunyobore Nibyo naha singera hano none ikibazo kiri rero ese zirambo gucuruza nizo zishyura amafaranga y'inzu gusa ariko cyo mudusuzugurira umwuga. oya ntabwo ari zo pe Urabizi neza se ziramboga ntabwo ari zo rwose savamo ari amafaranga yishyura nizo zimwishyura kandi tukanarya. ntabwo rero ubwo muyamuha kandi yarambwiye ko ari igice kandi wabonye ko n'abananjye basa neza. urumva njye yambwiye ko ari igice wamuhaye ubwo rero nawe mutumye nkubwira ngo ntuzongere kuyamuha nibyo ugomba kuzajya uyaha. Oya uri kubinshinja ko ari igice namuhaye kandi ntabwo twari kumwe. yambwiye ko ari igice ubwo rero papa ntabwo yambeshye. icyiza nyine uzazana na papa wawe sibyo niko bimeze ambwire nimba muhinduye amasezerano ubwo niwe nzajya nishyura nta kibazo. Njyewe nta kibazo na kimwe ko ari njye ugomba gufata ari amafaranga yaramaze nta kibazo pe. nagira ngo mbikumenyeshe mbikubwire n'icyo nari ngutumijeho kugira ngo mbikubwire. Urakoze nicyo wamuhamagariye gusa nicyo nari nguhamagariye. sawa reka nigendere. urumva amafaranga wenda n'ayawe uba wayakoreye wayavunikiye birumvikana ariko basi gerageza wiyashora mu kabari basi ndabizi ko utabura iterambere ayo nywera buri cyumweru ndabizi ntari hejuru y'ibihumbi 100 cyangwa se hafi yaho ahantu ashobora no kuba arenze nta kuntu wayafata niyo umuntu yashinga aka business tugakora ndabizi ufite njye na mama dufite ubushake bwo gukora basi yakuru yaduhereze twe ture ko twarenga ubu bukora. uri kumbwira ngo amafaranga nyaba uko bizi hari akazi mfite akaye kazi ku buryo umbwira ngo amafaranga azankurira njye nyabo njyewe nimba abashuti bagiye baba batsukanye n'ubu ikibazo ari iki twajyanye n'abashuti banjye bakangurira ndumva rero nta kibazo kirimo
kuko urabizi ko nta kazi mfite. buri uko ubyutse ni ukujya kureba inshuti zawe mukajya gusinda nuko bagataha bagufashe mu maboko bagutura mu rugo mbese nta yawe ushora moto nicyo bishatse kuvuga. Nese ubundi bwo kunyumva ukumvira nabi. Nyine wenda ushobora kubyumva ko kuko ndi kukubwira nabi ariko ndashaka we byibuze ibi bintu tubikuremo iterambere. Nta mpamvu yo guhora tugurukana nyiri ibyondo wacu na randi rodi tuba tugurukana imihanda yose yaza kudutera amafaranga. Dushyire hamwe nk'umuryango turebe ko twarenga ubukode dushaka iterambere. None se murabona ubuzima tuzabamo kugeza ryari? Nta kazi ifite, nta kazi ufite ariko kujya kunywera basi gerageza ushaka ukuntu ubaruta ubwenge ayo wakanywera ayo bakakuguriyemo inzoga. Izo nzoga niba ari inzoga sunambaze sinzi uyazane ushaka ukuntu yabakuraho uzere ko twayasevinga wenda n'igishoro cya mama tukizamura. Uragita ubwo se urumva ari nde muntu ushobora kuguha amafaranga ndakira amafaranga ujye gufasha famiye yawe ninde ushobora kuyaguha? Wakwihanganye basi ugasiba y'umunsi umwe baguhamagara bakaza kwisangira hano mu rugo tukabaganiza bahari nawe uhari noneho ngewe tukihurira nkabaganira ngewe nkanire nabo nge nambabwire banangurize basi nge nikorere ndebe ko ntarenga ubu bukene turimo wenda nge mbakureho iterambere ndi kumva nta terambere ushaka kubakuraho icyo ari kugenda mukaryoshya mukinjoyinga mukanywa nuko mukaminuza ugataha kandi urabizi ibyo bintu ntaho byakugera ni ukuri. Nge ikintu ndi kugusaba reka kwiyandarika ku muhanda ureke ibyo bintu by'inzoga wanatashye ufite ibintu by'ibicupa utamenya wari ukinkubise no mu yego ubu se iyo ukanguka usanga mu bitaro byari kugenda gute? Ngewe sisa ntakubeshye pe ndagukunda n'ubuzima bwanjye bwose sinifuza kubona ugenda wiyandarika mu nzira abantu bakubona bake mbese bashagaraye utareba ahubwo usigaje ugenda numva ngo uri kugenda winyaraho mu muhanda waminuje. Warangije se basi nigendera? Oya sendarangiza ndashaka ongera inama cyiza ko numva ni njyewe kibazo mu muryango ufite ikihe kibazo wenda oya nawe cyane nkuko utari kubyumva ariko bino bintu nushaka kubitekerezo wenda wicare wenyine bino bintu byitekerezo gusa nge hari akanama gato ashaka kugusaba ariko karabyibushye kanama ashaka kugira ngo inama ndi kuguteretaho irabyibushye. Niyo mukunzi wanjye Darirene wabyemera ko icyumweru kigiye gushira ntavugana nawe? None se ntabwo muvugana none se ikibazo ni iki? Ni uko nimero ye idacamo ni uko atagufata? Icyumweru kirashize tutavugana mpamagara kuri telefone nkasanga niriho nakora ibishoboka byose wenda ngo ndebe ko navugana nawe wapi nkabona sinzi. N'ejo bundi umusebejo mperutse kujya iwabo. Uherutse kujya iwabo bigende masanga wa mukuru uzi ibintu yankoreye yarahanutse aransuzugura hafi kunkubita ngo reka ajye guhamagara za mbwa z'iwabo ngo yewe ngo zinshwanyaguze asora nk'utagira iyo ataha mbese yasoye nabi mu buryo utabyumva. wowe wagiye iwawe? Nari muku gusa bwana n'ubu sindabyakira ngiye gukora ibishoboka byose n'ejo nzasubiraho njye kumureba kuko ntabwo ushobora kubona afite umukunzi wawe. Uzajya iwabo uzasubirayo? Sita mushere wanjye ndamukumbura kandi nakubwiye ko atari njye bamwiterete yanyisabiye urukundo nanjye nari maze kujya mu rukundo neza none ndebera ibintu bivutse niba baramwohereje mu cyaro niba baramushimuse niba yaragiye mu mahanga ntunambaze niho na papa we simirutse kuvugana nawe kandi niwe urabizi ko ari we wari usanzwe ushyigikira. Ibi bintu birenze kuri fone ntawe uriho iwabo ntawe uhari baragusohoye ntibakubiriye n'ikibazo afite ukumva imbaraga ku mutima ziri gushiraho sinzi ukuntu ndi bubone umukunzi wawe. None se reka nkubwire hari umushuti we bagendana wazamwegereye ukamubaza amakuru ye
umushuti we bagendana ugena na Darirene aho kugira ngo usubire iwabo ruriya rugo ngenda rutinya ukuntu ari abakire none kumana ibyo bintu ikintu ni nacyo kintu mwazahinduye imyumvire kumva nk'abantu barakize mbese mugarire ngo abantu erega uko bakira kose barabishatse natwe dushyize hamwe tukabishaka twabigera ikibi cyawe rero ntabwo wumva uri kuvuga ngo ni uko bakize ngo iki n'iki iyo baza kuba badakize turi nko mu cyiciro kimwe wari kujyaho bakakwakira ariko kubera ko baturusha ubushobozi bagusohoye hanze nk'imbwa nyine ariko sinari yasabye urukundo ntazi ko banakize nari nzi ko ari abantu basanzwe nuko nanjye natunguwe nuko nagezeyo nkasanga mbese ntabwo ariko nari nkeze ariko reka nkubwire brother nimba uri kuvuga ngo yagusabye urukundo ngo utazi ko bakize ni gute umubyeyi ashobora kuba yararihiye umwana w'amashuri umwana yarakuze abona buri kimwe wowe ukaba urarata urukundo ni iki ariko nawe urabizi ko urukundo rudashingiye ku mafaranga ntirushingiye ku mafaranga ariko ababyeyi b'ibyo ntabwo babireba bari kureba umuntu uzashobora kubishyurira amashuri barihiye umwana wabo uzamuzana hariya mu rugo tuzamugaburira niba uri kwivugira ngo turakennye warangiza ukajya gutereta umwana w'abandi ntitwanyije ubushobozi uzamuzana tumuhe iki ariko reka nze ahubwo ndaza kwegera iyo nshuti ye ikibazo ni uko ntari buyimenye ndaza kuyegera inshuti ye bagendana ntayo uzi uretse ibyo ngibyo umugiteka ntawe uzi hajya nabamuzera teta ntawe uzi kaga ko ni wa mukobwa w'akayobo ukuntu nako nabonye ari keza mu kuntu k'inzobe gakunda kwambara ibintu bigufiya mbese si we iyo utajya kuvuga ibyo byose ntabwo nari kumumenya ahubwo wari uzi n'ikindi akorera ahagana he njye kumureba ubundi wowe teta mwiza y'inzobe wambara ibigufi neza kamwe mu kifungo oya reka ubundi kugenda kurangira aha buramenya ujyayo rega buriya niyo mpamvu ngiye nange ukunda ndangira ndakwinginze basifashe ndeko nabona umukunzi wanjye ni ukuri niyo namubonaho gutya gusa amasanga akamubona basinyitahira byaba bihagije urareba nuca kariya kayira kerekeye mu mituwa mu byo ntuhazi ndabona hari akusantere hari agahanda rero gacamo ukuntu gutya akorera ruguru y'umuhanda mu kuboko kw'iburyo sawa turi kumwe ubwo turaza kukureba mu kanya ahubwo b'iyi minsi rero bisa bite ko mbona simeze nk'umuntu wataye umutwe ubu gutya rero nari ngiye kureba umuntu bita teta andangira mu Darirene mwaba teta reba maze icyumweru kirenga umuntu sinzi n'ukuntu maze icyumweru kirenga umukunzi wanjye naramubona tutavugana kuri telefone ndamuhamagara ngasanga fone ye ntiriho na kare nuko sisita arandangiye ngo iyo shuti ye nyikora hajya haruguru niyo nari ngiye kurambega nta wawe rero ntabwo yakubeshye teta akora hari haruguru ariko se ni amahoro yewe urebye nta mahoro ari mbese sinzi uko nabigusobanura nk'uko nari mbikubwiye reba Darirene kuva twakura sinzi nta mahoro ndagera pe haba mama we haba mukuru we nta n'umwe nk'umwe
na papa we cyakoze niwe ushyigikira ariko nawe akenshi nuko byabaga ari agacupa ari na Darirene nawe simvuze kuvugana nawe ndamuhamagara ngasanga phone iri kompoze ubu rero nafashe umwanzuro wo kujya ngo wenda ndebe ko yabaho cyangwa se ari ikibazo usanga y'umukuru we aranika mbese arapfunyikira niba ndi bugere mu rugo n'ibyo bitotsi nkabiteka numvaga anyita imbwa ambwira ko ashungu bafitemo n'imbwa mu biriya bipangu byabo ngo yashumuriza gutanja mbese ndumva wahuye n'urwo gusenya none se ko mbona urukundo rwanyu rumaze kugorana pe ruragoranye icyo nshatse kukubwira ese niba Darirene mukundana iwabo bakaba batagushaka sibyo kujya kumushaka ukamubura aho uzamubonera wowe muzahita mwivana mu nzira niba ariko uzi neza ko agukunda ikintu ukora nk'umuntu w'umusore akagukunda birangize nk'umuntu w'umugabo witwarira umugore ngende mutorokane si twishingire njye kumugira umugore utwaye iki se n'ubwo bushobozi wabwo natamukuye hagane basi nakemera nkabikora aho kugira muhumbi kuko ndamukunda cyane kandi ndabizi ko nawe ankunda ntambi mu byo nzi ko atabyanga ikibazo namukura he ntamubuza ahantu hose namushakishe namuhamagaye nageze iwabo mbese ni ibibazo nyine nishida urabyumva nawe ntabwo byoroshye ariko nyine gerageza nawe umushake none ubu rero naringiye kureba teta ngo wenda abe yandangira ndabizi ko reba teta niwe nzi ko ari inshuti nawe cyane niwe naringiye kureba ngo wenda mbere ko yamundanga shagerayo urebe ko teta ari ikintu ari bugufashe nawe ubundi ahubwo nta kibazo reka nze manze magere